avuze neza none se ibintu byari rero naje hano byo byari muri gahunda byo wowe ubwawe warampaye promesi ukambwira uvuye utazigera usiba none sinabwaye promesi yo kubyara nakubwiye ko ngukunda nk'uko abandi bose bakunda none hajemo ibyo kubyara reka njyewe mfite umuryango mfite umugore mfite n'abana siko byaneze ibibazo no muri kampani wowe ubwawe none hatumaze kuvugana mbwiye ko nta muryango ntabwo ibyo wakoraga ntabwo wari ubizi cyangwa wowe n'undi muntu uraza ushaka kwigereka amasezerano wampaye ibyo twakoze urukundo wanyemereye nagusezeranyije ko tubyarana se none se ntabwo umwana aturuka mu rukundo dushobora gukundana ariko tutabyarana ntabwo ibyo kubyarana nari mfite nta gahunda nari mbifite mfite umuryango mfite abana mfite kampani ikomeye ibyo ntabwo nabona ducisha none se kubera iki wambeshye none azimaze kubikubaza ukambwira ngo nta muryango ugira ibyo bintu ntabwo ari byo ntabwo ushobora kubyihanganira ntabwo ushobora kubyihanganira Debora mbabarira ntuze kumbeshya ibintu byo ntabwo ushobora kubyihanganira ndakubeshye se kwa muganga ntibakaragara yandi yego ashaka gukinisha ntunyinisha oya nanjye ahubwo ntunyinisha ibyo bintu ntabwo ushobora kubyemera kuko ntabwo twari dufitanye gahunda yo kubyara niba ushobora kunyegekaho ntabwo ushobora kubyemera ariko ntabwo nayikwegekaho kuko kwa muganga babisobanura neza kwa muganga se nibo bavuze ko ari jye yashobora kubona undi muntu mwabona tumaze igihe kingana iki tubonana ijoro n'amanywa amapromesi wampaye kubera icyo ushobora kumbwira ibintu nk'ibyo ibyo bintu ntabwo ushobora kubyemera ntabwo kubyara kubyara gutwita arararara unyicire gahunda zanjye none wese ntabwo ntekereza ahubwo reka ntahenda umva nkubwire oya nanjye mbabarira rero reka ngende mana we navuga ngo iki nabyitwaramo ne oya ibyo bintu ntabwo ushobora kubyemera no ntibishoboka reka mfate none se urumva nakora iki ngiye reka nigendere nsigare sheri mva nkubwire none se njye urumva nakora iki kuko wambabariye ko nyine naranje kugukunda ibyabaye byose twarabikoranye njye nawe musezerana ko ugomba kunkunda utazigera usiga none aka kanya ngo ndatwituragiye ariko ntabwo nagusezeranye twasezeranye ko kubyara se twarakundanye sevure ndabyumva ariko ibintu byo kubyara ntabwo birimo reka kubyara bashyira kuri porogaramu ntabwo babyara fwa twigeze dukora imibonano twikingira uko ubizi twigeze twikingira wishaka kuremereza ibintu oroshya ibintu wishaka kuremereza none se ndakora iki urabona ndi bubigenze wirwariza nirwa oya ntabwo nabizi neza ko nari maze kugukora kandi cyane ubwo nuko umaze kurya amafaranga yanjye wabonye ko ndi umuntu ufite amafaranga niyo mpamvu ushaka kumurera ingiro oya nabyo nari nzi ko ufite amafaranga njye nari nakwikuriye makundo abanyekondeye gusezerana iki twabyumvikanyeho upfa kubyara kwa gusa reka ngende
aha urahita wicara mbwira ahantu uvuye wari wagiye muri santere zawe none urabinyeretse icyumweru n'igice uvuye hehe kuri mbabarira ndananiwe cyane urananiwe mbabarira ndananiwe urananiwe nyine urananiwe n'uwo mugore mwari muri kumwe urananiwe nyine utananirwa se gerageza kunyumva neza nari ndi mu kazi nabuze ukuntu nakuvugisha telefone wibuke ko wayisiga nimero zanjye ntabwo uzizi mu mutwe wabuze uwo wabwira n'iyo ndaya yawe wabuze uko wayibwirukizana telefone muvugishije umugore wanjye urambeshyira rwose ntabwo ndi mu ndaya n'ibintu wishyizemo ntabwo ari sinjya njya mu ndaya mbubwize iki ubwire mu iki icyumweru n'igice ntabwo wari uri ujya ku kazi ntutahe abo mukorana kuva wanjye nahise mpamagara nahamagaye Beatrice wo mugore mukorana mpamagara uriya mugabo murego njyewe naragusabye ngo wanyeretse uwo mukobwa mwirirwa mwandikirana nagusabye ngo nyereka uwo mukobwa uri gushaka kwibagiza urugo rwawe ubundi nanjye nibonanire nawe nta mudamu nari mu kazi rwose mbabarira ngusabye imbabazi wenda ko nakuvugishije nakoze ikosa ariko wibuke ko na telefone yanjye wari uyasigara ariko ufata ute kandi sinatira mugenzi wanjye telefone wanjye mu rugo ndamubaza ngo njyewe ufata ute reba uvuye hano umugabo ukagenda icyumweru cyose kikarangira utamenya amakuru twarahangayitse hano nkatekereza ko bakwishe nkatekereza ko hari ibindi ubu ngubu no munsi nari nadesize ko ngomba kujya kuri polisi nkajya gutanga ikirego nkavuga umuntu wageragiye ntabwo nzi ahantu ari umwana arahangayika akajya ambaza papa arihe nkamuha ikintu navuga icyumweru cyose ngo ni ukumpima ntaho narindi ndakubwiza ukuri nari mu kazi rwose mbabarira ngusabye imbabazi nagize amakosa ntabwo bizongera akazi wari urimo wagiye wambaye iyo myenda n'ubundi ukagaruka wambaye iyo imyenda itigeze yandura ako kazi ni akahera si kakandi ugenda ukivanamo imyenda ugatereka hariya bakakwambika ibisarubeti cyangwa bakakwambika n'amapantaro y'abagore cyangwa n'amakabutura y'abagore ntabwo ari byo rwose njyewe ndagusaba imbabazi kugira ngo icyo kintu kirangire dutangire ibindi bishya sibyo kuko ntacyo nigeze nkora urasaba imbabazi ndagusaba imbabazi sheri wanjye nkunda usabye imbabazi uzajya ugenda ahantu umbwiye nzakubwira uriya mukobwa uhita umubwira ko ninongera kumenya yamenye ngo muhirwa ute waryamye ute waramutse ute wagize ute bizagenda gute reba imyaka yose tumaranye urabizi ko ntashobora guca inyuma umugore wanjye ni ukuri ndagukunda pe ibyo byo kunca inyuma byihorere kuko ndabibona uragiye urakaye urakomeje urakaye maze icyumweru cyose iruhande dukomeze ibindi nibyo byiza wari wagiye mu kahe kazi wari wajyanye na secrétaire gusaba imbabazi ntabwo naguhamagaye nicyo cyaha ntabwo wongeye gukorera muri biro yanyu nta mugore ntabwo wongeye gukorera muri biro yanyu niba waragiye wari hise ujya ahagana hehe mwese mujya gukorera he nari ndi mu biro nari ndimo ni ukuri gusabye imbabazi madamu ntabwo nshobora guca ni ukuri kumara wari uri mu biro sawa urugendo rwagenze gute urugendo rwagenze neza ni nayo mpamvu ugarutse ubu kuri konti nabonye nta mafaranga rero ntabwo wese babahereza amafaranga yo kugira ngo mubanze mugende se amafaranga ya misiyo barayaduhaye baduha makeya ariko ndibaza tugure ko bazayaduhaye ntabwo nkubeshye nushaka ugenda ubaze mu kazi ariko nawe kugira ngo reba uko umeze urebe natwe ukuntu tumeze reba kugira ngo ujyane imyenda imwe n'ubundi ugarure iyindi ubwo watekereje gute ese winjiraga muri izo nama zanyu bahita batangirira ku kirenge ngo bageze hejuru ngo barebe wenda ibyo ni kosa nakoze icyo ni cyo cyaha indi myenda se basi kuki utigeze utekereza ko wagenda ukanagura n'imyenda cyangwa wanahamagaza imyenda tugahita tubwira urumva utaburi kunsebya wowe ntabwo gusebya ndakubwiye ko ari icyaha kandi ndacyemera ku buryo bitazanasubira mbabarira rwose ntibizasubire imbabazi kandi ntibizongere mbabarira ntibizasubire telefone yabagiriye baraguhamagaye barakubura nubwo uri kumbeshya ngo uri mu kazi nimba waragiye muri izo misiyo oke ndabyumva ariko ni ukuri mbabarira tutazapfa gusa dushaje urakoze sheri urakoze mukuru uzanira iki cyo kunywa amazi amazi
banza ujye muri dushe uvanemo iyo myenda netageje ubunya cyangwa ugereze umusambi. uraho rero urakomeye shandamu ndashimira Imana. none se kutambwiye bite byawe watwaye ryari? Shana urugendo rurerure ntabwo byoroshye. Umva nagiye kubona mbona hano haje umupapa mukuru utari mutoya mukuru pe aje kunyaka icumbi mukaba icumbi ndarimuha birangira dukundanye ariko igitangaje ngo afite umugabo ngo afite abana maze kumubwira ko ntwite yese yirukanka arasigara agenda. ubwo se yakugondesheje iki muri make? Shana ngisimbi mbabarira umbwire yakugonza ati yagushoboye gute? umva nanjye nene mugiriyeho amarangamutima urumva n'ubu buzima bwacu tuba tubayeho nta mugabo umuntu afite biba bikomeye. Nashidutse ibintu byabaye urumva numva ko niboneye umuntu mukuru yarazi gutanga keya amba hafi turaganira aganira neza numva ko niboneye umuntu mukuru tugiye gukomezanya ubuzima kwa buzima bwanjye nabindi nkagufata ariko niwe muntu noneho yamaze kumenya ko nutarambwira ati reka reka nabibwirwa n'ikibari yanjye. oya mukuru kw'Imana ibase ko ari umugome nabibwirwa ko ari iki ubuze kumva ko mfite amakampani utangiye kungereka wenda aransigara agenda nta no guhindukira inyuma. nese ubwo yagiye kugira umuntu ufite kampani aza kugusaba icumbi nyine urumva ni tageti yari imuzanye ubwo se urumva atari afite gahunda? imodoka yamupfiriyeho mu nzira ya telefone yo gusubika yagaragara ko afite ibibazo muba hafi rero arisadabadura hano mu rugo. none se ubu ngubu komese ngira ikibazo gikomeye uzabigenza ute niyumva? nta kintu bimbwiye habe na gato ubu ngubu kubaho kwanjye n'uyu mwana nzamukunda mukundwa akazi ibyo byo ni itegeko ni n'inshingano zawe. azavuka ari umwana w'umuhungu nzamwigisha uburyo atagomba kuzamera nk'abagabo bari bose nahuye nabo. azavuka ari umukobwa. ese wowe ko ndi kugushaka muri iyi minsi ko nakubuze bimeze bibi uri kunkwita bimeze bibi ariko nanjye nagushatse hari ikintu gikomeye nashaka kugira ngo tuganire cyangwa umbwire. bimeze bibi nyine banza umwe nyine mbwira n'ubu amatsiko umaze iminsi ngo nanaguhamagara telefone yawe sinzana uba wayishize rero bintera impungenge. hari igihe mbona itaye nashyize mu cyumba cyangwa indi nk'aha muri salo nari maze nanjye iminsi ifite ibibazo byinshi nagira ngo mubwire ko mwirikize utambwira mubwire ko ntwite. oya ntwite inda yawe icyo uvuga ni ukuri. bivuga ni ukuri kuko umugabo wanjye tumaranye iminsi yose tutaryamana urabona amaze no kuba umusaza nta kintu akora none rero turuka twaryamana kandi nahise njya gushaka tesite kugira ngo ndebe none ndatwite. umva rero nkubwire tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga tuyeguke ino mitungo tugomba kuyikorera hakiri kare kurana turi kugenda tuzarira telefone ntukiyifata mba nayisize nkayisiga nkaya mu cyumba cyangwa herekana hanyuma se kera ndabona amaherezo ari ukubana ko ntago nimba utwite inda yanjye wazakomeza kubana na garafurere ntabwo byashoboka. nibyo ariko ni ukubikora twitonze cyane kuko ndabona harimo ibibazo bikomeye pe ndabona dutangiye urugamba kandi rukomeye. hanyuma se garafurere mumeranye ubundi? nta kibazo dufitanye usibye ko mu minsi iri imbere nabonaga yahindutse harimo umukobwa wari uri kujya amwandikira amubaza ngo wirute waramutse ute waryamye ute wagize ute yaza ku buryo dushobora no kuba twamarana hafi n'ukwezi atari yagira n'ikintu cyo kubaka urugo akora araho akazi akambwira ngo ari mu kazi
aherutse no kugenda icyumweru n'igice ndamubura. Nzamurinda icyitwa igitsina akabaho kiva naho kijya. Nzamwirerera kandi nzamuha buri kimwe cyose ku buryo azavamo umwana ukomeye. None se ubwo navuka ari umukobwa ukamwangisha abagabo urumva utazaba umwiciye ubuzima? Uzamwangisha abagabo. Nzamubwira ububi bwabo ku buryo atazigera ahura n'igitsina. Ubuse ni ikihe cyiza bankoreye? Njyewe wagira ngo banyigirijeho nkana. None se reka nkubaze Debo uzabwirwa n'icyo uwo mugabo aba? Nta kintu bimbwe sinshaka no kuhamenya, gusa igihe kizaduha igisubizo. Ese Debora reka mubwire, ntabwo uzi yuko umwana iyo yavutse agira amazina y'ababyeyi be? Uyu ni uwanjye, izina rya se ryo ndarizi, ariko nimbishaka nzarimwita cyangwa nimbishaka sinzarimwita, gusa ni uwanjye kandi nzamurera buri kimwe cyose gishoboka, yaba ari urukundo, yaba ibyifuzo bye byose nzabimuhaza. Sha nyine nari nciye hano naje kukureba kugira ngo ndebe uko umeze, ariko nyine ni n'amakuru meza ko butwite. Ubu se twe ntitwazibuze. Nyine wihangane kandi uzabyara neza, humura ntugire ikibazo. Gusa nyine amatsiko mfite ni ukuntu uzabyara umwana utazi naho papa waba, utazi aderesi z'iwabo. Kandi abana b'iki gihe shawo basigaye barayido ni nararikanuye, aravuka wagira ngo avuka afite mu mutwe kubaza ngo papa nindi. Nzakora ibishoboka byose azakura zikora inge papa we ari nanjye mama. Oya ntago byakunda, ibyo ntago byakunda. Wenda narazinitswe igitsina gabaho kiva naho kijya, ariko umwana agira uburenganzira ku babyeyi bombi. Jack wimbwira amagambo nkayo kuko nta kintu ushobora guhindura mu bitekerezo byanjye. Rekeraho rwose icyo nta mu bintu uri kumbwira nta na kimwe byagira icyo bimfasha, kuko kanceceke. Debo nyine narinje kureba uko umerewe, narinje kureba uko umeze, nari maze iminsi ntakubona, sinzi numvaga ntazi amakuru yawe, none ndishimye ko nkubonye. Rero reka ntaye. Nta kibazo, urakoze cyane. Ubyunyara ugucishe muzo ndebe. Oya ntago nabireka, nzajya nza gusura. Kamurenze irembo nanjye. Nurindenza se simvunika, ahubwo merekeza nturindenze. No ku kazi ndakubura, agaruka ambwira ko ngo yari ari muri misiyo. Yagiye se yagusezeye? Yagiye tumaze gushwana, maze kumaza mu mukobwa ninde. Tushwana gutyo rero. Usibye n'amafaranga nabonye kuri konti y'amafaranga bahari, usibye ko ntafite uburyo nayafata njyenyine tuba tubiziranyeho. Ariko ndabona ko mugani ibintu twabigize vuba. None se hajemo no gutwita, umva bizoroha. Ubundi se arabizi? Oya ariko ntabwo yabimenye, nahisha cyane ku buryo ku mana yanjye abona nyine mba mfite nk'ikidakeneye, ntabwo azi ikibazo mfite. Ariko nanjye ubundi kuryama ngabitekereza, nakwicara ngabitekereza, ngatekereza ikintu tuzakora, ngatekereza ukuntu azabona tumaze igihe tutaryamana, agahita avuga ngo nkamubwira ngo ndatwite, simbizi. Kubyitondera no kubyitondera, kubera ko naramuka bimenye ko twite urumva bizaba ari indi ntambara. None se nasanga ninda atari urumva ko nabwo ari ikibazo. Nyine nicyo kibazo. Ndi gutekereza ukuntu nzabimubwira, ndi gutekereza ukuntu azabibona, ndi gutekereza inshuti, ndi gutekereza umwana wanjye ukuntu nzamubwira ko twite ngana gutya. Byacanze. Nanjye dore ntabwo mperuka kuvugana nawe. Reka nawe uragenda ntuze kandi bakagombye kukubwira uwanjye. Si wowe se utitaba telefone? Ariko telefone ni dore nk'ubu wenda turisha inuza uretse kuyizana hano, ubundi hari igihe nyitanga ndi mu gikoni, hakaba igihe nyitanga ndi mu cyumba. Byose aho mwisangeho mbe muri kumwe. Mba nanga ko anabimenye nibwa serigura ni mukuru wanjye ngomba no kumwubaha. Ntabwo rero ugiye kwihisha ariko niwe wanenda se ibyo ushatse kuvuga. Oya unyumva ukundi, ntabwo nayihakana ngiye icyo ushaka ngo tuzabana.
ikindi ayo mafaranga turayakeneye reka maze kubaza kandi uyongere neza kuko urankunda cyangwa uragira ngo nzaguhereze imitungo nurangiza uhita ugenda wigire mu bana mungana. Oya ndagukunda kandi nawe urabizi ndagukunda kandi iyo ndadahembwa se hari undi mwabyaranye uretse njye nawe ubizi njya mva muri runo rugo si urwa mukuru wawe ntabwo ubizi. rero tugomba kubyigaho neza tubitekerezo ukuntu twabigenza icy'ingenzi ni uko tubana ariko n'ayo mafaranga tugomba tukawujyana iwacu siko bimeze nyine bitekerezeho neza ntuzakubuke birakomeye Tati uri muzanye akantu ko kumva ni byiza cyane ubundi wewe niwe wanjye muri iyi nzu amakuru yawe se sawa Tati ariko nagushakaga ndahari ariko nyine nashaka ko tuganira nta kibazo pe rero nari mfite ikibazo maze iminsi mbona mama yirirwa arira atishimye mbese atanarya ndazana ibiryo akabireba agafata ikanya agahondagura ku isahani ntarye amarira akamanuka kandi mu by'ukuri ntabwo biba binshimishije so nifuje kukubaza ni iki kibazo kiri muri iyi nzu gituma mama yirirwa arira. none se mukobwa wanjye kandi ukaba umukobwa mukuru nabuze ubwenge uri mukuru pe wese numubaza uti ni iki gituma kigutera agahinda ni iki gituma utarya ni iki gituma utishimye ntabwo urabimubaza papa ndi kukubwira ntavuga ntarya ndamubaza kugira nsubize akarira ahubwo natekereje ushobora kuba wowe ukizi. reka rero mubwize ukuri aherutse gufata telefone yanjye arebamo bisanzwe nta kintu muhisha asanga umukozi dukorana yaramvugishije arampamagara arangije ndetse twavuganaga iby'akazi arambwira ati ugire ijoro ryiza noneho abifatiraho nicyo cyamubabaje naramuhenzahenze nimubwiza ukuri wakibwira ko muca inyuma ariko sinshobora kumuca inyuma. none se Dadi tuvugishije ukuri uwo muntu kwandikira ayo magambo ameze gutyo nta kintu kibyihishe inyuma? nta kintu na gito nanjye ubwanjye narabimubwiye twabivuganyeho ariko buhoro buhoro uko tugenda tubana ndagenda mbimukura mbere ntabwo yari kuri. none se Dadi ko muri abantu bakuru ndeba igihe mu maranye ntabwo mushobora kwicara ibyo bibazo mukabikemura? n'ubundi nibyo ndiho mubwira mbere ntabwo yari ameze kuri abitangiye vuba kuva aho aboneye iyi telefone. ariko mama afite ukuri afite rezo ariko nta kuri kurimo rimwe na rimwe ukwiye kumuganiriza papa. naramuganirije tubiganiraho ndamuhendahenda mubwiza ukuri kose ariko ntabyemeye. ubu rero ngiye kongera gufata etape yindi ndebe ukuntu nabimukuramo ndebe mushake ukuntu namuhendahenda ndabizi bizashira ntugire impungenge. Ndatigerageza pe ntugire impungenge nyizera genda bikwijeje ko muri iki cyumweru byose bigomba guhinduka. gusa nizere kutamushinya cyane kabisa. Dadi uramutse ubikoze nanjye wambabaza.
ndakubwiye ngo yizera papa wawe. nahita nkwanga. Oya ntabwo wanyanga. Ntabwo nabikora. Naho ubundi nyizera ngewe ngiye kubijyamo kandi muri iki cyumweru uzaza umbwira uti hari icyahindutse. Sibyo? Tapesi. Love you. Nanjye ndabona. Kanizere rero ko bigiye gukemuka. Bizagenda neza ndabizi. Okay. Daddy. Debora umeze ute se? Cyanda umuganira aho nta kibazo. Ariko mbona wacitse intege wanegekaye cyane. Sha nyine n'ibyinda nikuza tukandya. Ariko nta kindi kibazo gihari. Nta kindi kibazo wumva ufite? Okay. None se umugabo ari hehe? Sha umugabo nyine aba yagiye mu kazi kaba kamubanye kenshi. Ntabwo akunze kuba ahari. Akagusiga wenyine umeze gutya? Nk'ubu se bigutunguye? Nyine nakirwariza. Ko bizi ko biri hafi cyane. Ariko nta kibazo. Je wiyitaho. Kandi wibuke ko ejo uzaza kwa muganga. Ntuzice isaha, ntuzice igihe kugira ngo utazafatirwa ahangaha mu rugo. Sibyo? Kuye kwiyitaho n'umwana kandi urabizi ko ntago ari byiza ko umubyeyi yabyarira mu rugo. Wenda bizi kandi mwaduhaye amasomo menshi cyane. Yego. Kiza rero. Oya nanone ya miti wari wampaye nyine byaranyorohereje. N'aya maguru kwa kundi yabyimbaga sigaye ndyama nyine namanitse amaguru bikoroha cyane. Ntabwo nkibyimba. Niba kare byiza. Ubwo wayifashe neza. Aba nyitayeho ni ukuri kandi cyane. Burase wagize ngo muri ubu buzima tudafite abaganga mbese ikibazo. Ni ikibazo. Yego burara ukuntu mudufashamo cyane. Ariko hari ababyeyi bica gahunda tuba twabahaye n'imiti ntibafate uko bikwiye nk'uko twayibahaye ugasanga ayifashe nabi umubyeyi agize ikibazo cyangwa ubyariye no mu rugo. Mugara akabazo nshaka kukubaza. Shikumbaza nta kibazo. Buriya nyine ko urabizi igipimo cya gipimo mudufata umugore n'umugabo babizi ko atabonetse nabwo yari ari safari. Gusa nta kintu bishobora guteza ikibazo mu gihe ngiye kubyara. Akuzi ko ari ikibazo. Grand frère ugomba gupfa kugira ngo n'abandi babeho. Unyihanganire rwose nta kundi nabigenza. So njya mora nkubwira ngo ujye unywa amazi arafasha mu buzima. Gusa amazi ari ingirakamaro mu buzima bwacu. Ndabizi ko ari ingirakamaro ariko ntabwo wanywa amazi buri kanya. Oya jya uyanywa jya ufata umwanya rimwe na rimwe uyanywe. Nubwo twese turabizi ko ataryoha pe ariko arafasha. Ibyo ndabizi. Hanyuma se ibite ko ya raporo ntayo barakugezaho na n'ubu. Byahariya ntibabishobora buri gihe ibintu byabo babikora buhoro na n'ubundi iragera. Ariko se kuki bakora akazi kabo ibintu byabo bihora bigenda gake kubiri. Sinzi biriya bintu byahariya. Nakuri ntabwo mbizi. Bigenda gakeya rwose. Sinzi ukuntu tuzabikora kugira ngo bahindure system.
ese babiterwa n'iki ubundi akazi ari agakorwa kakarangira ibintu bikava mu nzira ubundi bambwira ko bagomba kunyohereza umunsi wa nyuma w'uyu munsi dutegereze turebe niba batabyohereza nongera asubire ndebe biragenda gakeya ese kutanywa amazi naguhaye ndaza kuyanywa babarahisi rero no kuri telefone ndabona hari umuntu rero yandikiye muri email yanjye kandi wasanga ariyo raporo nabwo ari kumwe ariko njyewe numva ku giti cyanjye njyenyine mwandura nta kibazo oya ntabwo biba ari byo tuba dukwiye kubapima mwese kugira ngo mumenye ko muhagaze tumenye n'ubuzima bw'umwana umenye n'ukuntu umwana muzamwitaho bitewe n'uko muhagaze hari igihe wasanga wanduye umugabo atanduye kandi umubyeyi iyo yanduye hari uburyo tumuhamo imiti n'ukuntu yonsa umwana kugira ngo atavukana na bwa bwandu n'ibibazo nk'ibyo niyo mpamvu tubakenera mwese none se uko adahari kuko nzabigenza neza nta kintu mwamfasha ndakora ibishoboka ahubwo jya mwihamagarira none se ahantu ariko ari kure wamuhamagara akageraho ntabwo yabasha kuza ni ikibazo ariko ni ikibazo ariko nimba ataboneka tuzagupima wowe ubwawe turebe uko ubuzima bwawe bumeze kandi cyane ko unegereje n'ubu ushobora guhita unabyara kuko nta kibazo ubwo wafashe n'aya miti neza hari n'icyo yagufashije buriya twe tuba tubizi noneho rero nari ngusuye reka mbe ngiye tuzabonana ejo ufite randevu ntuzayice reka nkurenze irembo yego vuga wahise vuga humura umwana vuga humura it's okay biramera neza turi kumwe ntugire ikibazo sibyo yego humura tambuka gakeya biri kumeneka muganga humura manuka gakeya isa nk'upfukama muganga yego humura bigiye kugenda neza wihumeka cyane mbigenze nte mugaraje jyana gake ngaho sunika umwuka uwujyana hasi yego muganga we utyo nuko nguko komeza usunike nta kibazo humura ndashaka muri tuwarete oya birekure nta kibazo naho ubundi ntacyo biriya byo biraza dufitiye icyizere ntabwo bimara muri iyi minsi ibiri itaje ntabwo ari bose bakwandikiye aho ndabona ari bo banyandikiye baravuga ngo iki barambwira ngo mu ma saa 8 tuze kubona bigomba kuba ariyo kuri iriya raporo kugira ngo tuyiganireho Salut tonton. Ça va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Papa, bonjour. Mbona ibyishimo ari byinshi uno munsi. Uyu munsi irabyutse neza. Iyo ni ko ahora buri gihe ahora yishimye. Iyo naraye narebye filime ndazinduka. Ako se tonton. Kutari kutwereka umushiri. Bite? Ubarize nanjye. Uratangiye bya bibazo byawe. None se sibyo? Rega tonton umaze gukura. Nyine ndi kubitegura. Uzi ko njyewe utuma ngira isoni zo kugutanga. Yes. Nese papa nakeneye umusukuru. Mwana. Oya sibyo ko abakobwa bihuta ariko nanjye mbirimo. Oya ngutanze nawe gusuzuguye. Ariko tonton wabuze n'umusheri wabwira ngo kurangira amashuti banjye. Oh yes. Nagwereza pasi. Nawe se usigaye uzi iby'amapasi. Ndamuzi neza. Numura akubera umuranga. Mu bacuti banye se namubura.
hako mbona uri n'umushapu da wabona mumboneye muzima namuguhereza rero nabikira oya anje reka ayo mazi ni aya papa we nareke muzanira amazi reka ndamuzanira papa usikuna yari aya papa wawe usikuna papa yanga amazi oya kora none ntabwo wasuzugura papa anje niba wumvira kwanda kuzanira nari kumuzanira ye oya ntacyo ndamuzanira ndi